aricaye ndamura nawe asa nk'iki kigoryi cyagiye kinyaho cyeretswe none se ni gute wifata uri gufata Kenisi ukamuza banza wumve ubu ngubu dufashe Kenisi nura mudomo we abafite utumwise umutinganyi twadukoresheje. Let's watch this video. Wemeranya na Kenisi ko akazi k'ubuhosta ko ari uburayi ngewe reka nkubwiza uko nago reka kubikubwira umugabo wese ugira umudomo wundi umugabo araceceka agakoresha ibikorwa nta mugabo ugira umunwa nta mugabo ugira umudomo umugabo ugira umudomo rero naho abataniye n'umutinganyi naho abataniye naho abataniye no kwirwa mukomba mu kibuno nibwo ngiye noneho nkubwiza ukuri nta kuntu ngiye umuntu yashaka kunyicira izina sibyo ry'akazi ngewe kamemba kangaburira nguze wifate wipanga akazirega wicare uvuga ati ubuhosta ngo n'uburaya bazi amafaranga bamo yabazi imiryango butunze ukaza ukavuga ati ubuhosta n'uburaya ushingira ku cyuvuga ngo ubuhosta n'uburaya abushatse kugeranya Kenisi n'abatinganyi sarakantu banje reka nkubwiza ukuri Kenisi nahataniye nabo nese ni gute ubundi umuntu yifata akagira ubugambo witonze ni gute Kenisi yifata akagira ubugambo burenze ubw'abagore akagombora bigeze hariya ku buryo yifata agafata akazi gatunze umuntu akaza kagaca amazi bigeze harango n'uburaya abahosta yari yababona mu muhanda badandaza amagara indaya nagaza aho ziri gutegera nagaza ahantu indaya zibazira ku buryo yifata agafata ubuhosta bugaburira imiryango bukijije abantu yarangiza noneho tureke ubuhosta cyangwa tureke ubwo budije n'ibindi byose tugende tujye kugira gute tujye mu muhanda tujye gusabiriza uzabaze Kenisi tuzakora tubeho neza nawe dusabye warangiza tukajya kubona tukabona inyana y'isi nk'iri kuza ivuga ngo turinda ya mwana nta soni ngewe akazi kantunze umuntu wese wagasuzugura ntago tubyumva kimwe. Yego hari umunyarwanda yaravuze ngo iyo ukubisibuye ngo mnidushatse uyu mugabo reka mubwire umugabo wese ugira ubugambo ugira umudomo kurenza abagore abameze ntaho abataniye n'umutinganyi aho ngaho aba yahageze aba yatangiye baba batangiye kumukomba mu nyomwana ibyo bintu uri kwibuka kuri kuvuga kuri Kenisi none se ngenda mutinya ndamutinya nagara umuntu nk'abandi ku buryo yifata agasuzugura akazi gatunze umuntu gatunze urubyiruko ako ngware n'abagira uburaye ubwo ngubwo afite izo yaguze abarizo zajya ajya kwitinda ariko nakaze gasuzugura akazi k'umuntu ngo ni ngo n'uburaye indaya ho zitegera arahazi abari bajya kwitinda ako kibyo bintu yabivuze ubundi ndwaye sha bivuga ndi muzima ukareba wari gukora icyo yaburi muzima ukibona ira video wifashe gute umubaga nkamubaga byanyabyo akavuga ati cyakoza aje karambwiye arenze n'ibigoryi akure n'ibigoryi ni gute wifata ugasuzugura akazi k'umuntu